ariko barabona akazi kure. Ni heza. Neza rwose. Kimeza hano. Kimeza hano. Amakuru yawe. Kuni neza kabisa. Nese utwagira twanagambanye uko twambara. Urukundo ni rwogere kabisa. Zabazita tekinike z'urukundo. None se. Ako wizinduye. Nukari kuri. Ntabwo ari kure, ni twagera uvuye ku Gisenyi. Twagera ngo ufite ibitotsi. Ahubwo se wambaye amazi. Nakurangaranye reka aya manzi manzi ku mazi. Amazi sugo nangiye kwakiriza icyayi birajyana. Amazi yore. Nihorere. Narindi kuri bwabwira ngo ni kubera ukuntu muzi icyo kunywa. Reka muzanire. Neza kabisa kweli sura. Neza. Reka bari kure. Tugiye twakira. Reka muzanire ibikonje bigirimo. Gira. Mandazi yose ntayagera. Mandazi. Azakagumuhe. Washyira n'inshuti yanjye ndakaso. Yani Hema. Mubone kweza Hema ndakubonye numbonye gwe. Ukuzinga nta nukurya. Se warerewe Hema. Natinze. Wagize konti itoranyiriza. Nari mutoreye runini. Ikibazo kuriye nta kibazo. Wanze kontoranyiriza. Mukora amandazi mato. Harimo amandazi ni mato. Cyangwa ufate n'abiri uyafite mu ntoki. Ntabwo yakora dagora. Dagora ni iki? Amandazi binini. Amandazi ni mato.
ashaka kurya ataryamo imyanda dore ko isazi zinahaziyenza sazi se yanakoraho natinze se none se ngambwira nyuma ariko tuganira zishiri igikorwa cyanjye cyamaze kitangiye umuntu akwiye agakurikizaho ikindi hayo Soja nani kwa rushonje nayo neza ko mbona hariye wariye usigiye babiri iwanyu ibyo wavuye uriye kereka wenda capati n'udushyimbo ngo byaba bikikuri gusa waba wagize umwanya wo kubikora ingwa nta kibazo ntabwo yo wavuga ngo umuntu abanza gukora akazi kamwe yamubona nawe kuri ndazi kamwe rega n'ubu ngiye kubera ngo ubonye none se kubera amaraso arimo ndazi yose niwe nayakoreye iya ku buzima bwanjye nawe ubuzima bwacu bitangiye kuba hego ndumva narakwibera na hano n'ubundi kubana nzajya nyagukorera numva ataryoshye se muranga kumbe mu byacu nanjye numva mfuye cyaka icyayi n'impano ariko no kuza n'umasuhuza n'umushyitsi we umushyitsi komera mwana wese umuntu ujya baramusuhuza ugira so wa mushyitsi nakubwiraga se umushyitsi wambwiraga uyu ni papa ndiswo nyine se arabiyobe kugura mbega ahantu ku izina ry'Imana cyaka icyayi rero witsa kurira mwana uyu ni papa wanjye nyine ubundi se cya urinde bimwenyendera uyu ni inderaje papa wagiye ubaza umuntu abana bibanza ubwe ni icyayi umaramo cyawe ese ubu ntiyahaza ubundi igihe mwahereye mbese papa nibwo tukicyo nese papa ko wiriwe nakubwiye ngo nshaka icyayi ndakwiyane ntuneze umutwe ese ntabwo wanyweye icyuma kuza umbwira ngo wanyweye icyuma ngo ni mambo ngo ntaryo ni mambo n'ibiki babagira utankwera mu bwonko ejo bundi bakingukankanya hano hepfo mu gihuza mu Kigarama banjugutana imijugujugu kandi koko numvishe ritangaza uyu munsi ejo bundi bakwirukanganye wari ufite iki papa ubu ngiye gutangira kujya n'ikoma cyandenzeho n'umugezi kiwingo amacyaza muhora arakwitana aho witera ugera papa hajya kiwingo ni iki ariko ku izina ry'Imana yemba nakubikiye ibiryo nzi ko yakarambye habaye kuruta hareba nshaka icyayi ariko ntabwo wanyweye inzoga mubwiye ngo iki ariko ubundi ugira ubwenge mukobwa urakura ukura nk'isabune yakuvuga ngo banyirukankanye n'icyuma pfiriya mu Kigarama wangiza ngo nanyweye icyuma nakinyweye se w'amacuho ariko ugira ubwenge nese papa nakubikiye ibiryo wapi papa ntabwo ajya mu cyayi ariko arakugira ngo nikamera icyuma nikamera mu gitondo bibirikije akarindwi ngaho ndebere cy'ushyu wa Kigali biriya byuma wagira ngo sinzi ibintu bakoresha nibyo azanyiyenza ariko nta kibazo n'impamvu hari ngaho nyine ryawe nawe nta kibazo ariko ndakubaza icyayi kiriye cheers ubuzima bwacu mwiki ariko uziko ibyo bikombe muri guhondanya guca ari ibyanjye n'abiguza yayo ubwo se umeneye igikombe wagirwa n'iki ijyaga nakurikiragamo niko wagasore wagirwa n'iki umeneye igikombe uri guhonda uyu nta kibazo papa se wagire ngo mu bice ibikombe none se ntabwo iyo muri kunywa ibyuma mu kubitanaho gutya ngaho babiciye ishimwe nezere babiciye ko nakwishima wenda najya mubona kare nabivuze gukura nk'isabune mukanya n'ubwiye ngo wumvishe itangazo w'amatuko kintu kingana n'umore ko njyana nzi ko bambeshye nabona munabyimba nzi ko bambeshye nzi ko radiyo ibeshya babiciye nisi noneho ndagutungisha
ko mama aba yibereye mu murima se kure y'umushyitsi cyane papa. Ndeba igihuru nkamenya ko kizabyara igihunye. Ese uyu mushyitsi utangiye gutungisha ibitungangegera ubazava muri urubuga. Ibitungangegera ni ibi ni ibiki? Ibi ngibi babyita amandazi akoreshwa n'ifarini urayizi. Ejo bundi nyuma y'uko zino bino bya biharaye ngo ni mborongoro ntibyavuga batazi ibitungangegera. Uyaye n'amandazi akoreshwa ifarini gusa. Ifarini urayizi se mu kabari habamo amafarini. Ariko tujye tuvugisha ukuri. Papa buretse ariko umushyitsi ntabwo aramu. Wiki uzi ko yarishire wanjye ubu si umuntu utunze n'ibitungangegera ku izina ry'Imana urabona azavamo umugabo muzima. Ni no kujya umukobwa ureba. Wiki so uyu mushere wanjye ari umukire. Ibitungangegera kwizi ese shaka ubundi uri witwa wiki hano yitwa Mudidi. Wiki Mudidi sina byapfuye ubusakuza gute se papa kandi nawe wibara mu bantu kandi anereta iwawe nzima ngo ngwiki agireka kuntu kirashe. Ariko uyu muceri wawe wiba anyango ni iki se yibate yafata n'amafurusheti ya tujye tuvugisha ukuri. se nibyiki Sesha undi cyo n'igiki kibyimba gatanye mwana ngo barazice nanjye baciye icyo n'igiki kibyimbye mu cyo n'ibira n'ibi cyo n'umujura rega ibihese nyara ugiye kunyara iki je kukubaza niba atari igisambo ibi ni iki ndi kureba hari cyane iki kibyimbye mu mufuka yango umutwe w'urubatsinda wamweretse ko ari telefone na charge. Telefone ibyimbye nkironje se ura n'umuhembe Bisharijeri charge se ariko tujye tuvugisha ukuri wa mukobwa we narakureze ndakurihirira amashuri n'ubura kiga unkonso mama unza ningegera mu rugo. Ese ni ibiki bikukubaza uyu niba atari umujabira n'ibikibe byimbye mahunga byo nitumbaganye gutyo wantumbaganye we n'ibiki nibyo nkubaza wajya uvuga neza ndamujura ntaka mu rugo rw'iwanjye mubyiza ukuri ibi nibyo n'iki nibyo ndi kubaza nabigerekeye mu ngenge zishuri. Icyo ni igiki icyo ni iki telefone ziwanyu ni gutyo zimera telefone ariko wajya uba umuntu ureba ca uri ndingagiro uri ikigwego uri kimara uri nigegera n'umujura reba ukuntu gikamye amaso haya ngo nisembe bashana kwihagarika gusa nisembe ugera ibwoko ki ariko ubu niba umwana ageze aho aza hano agafata hano mwambwiye ngo igitungangegera agatsinda ajya mu mufuka ubaza ngo urupana rwe nabunyanyemo. Sesha niba wagatiriye bakaba bari bakanyayeho ubwo wari uruhiye ikiko n'ingegera nabivuze ariko reba ukuntu ameze bakubwiye wa mukobwa mbona urindi indakire ni impamo za muntu mbona uri ikimara nta soni ingegera zonjya gusanga ingegera mu rugo none ahangaha nkuburanye n'iyindi indakire yawe sibyo bidungiye birihema muri saramanje mujye gisorora gendera kubibona kumeza ntabwo bipfundikiye abantu baganira uretse ubisanga ku meza nabipfundikiye mubwiza ukuri ntangegera nkeneye niba ushaka kubingegera nawe ugenda ubiyakabiri umukurikire nabyumvise urimo urumva shasa ruharawe ndakwiyamye ku mukobwa wanjye wirebe umurebe kakanzu umiho kamwe ya karindwi nta kintu kiri mu nda nakabaho papa yumvise ngo n'umuke cyabanye mpafo kahambere sorry mubwiza ukuri iyo ngegera wowe nayo simbasanga aho ngaho nabyumvise ngegera gusa ntaso ufite ibibazo mbonese wumirwa oya ntawe utakurwa kubera papa musire indazi igiti indazi ntari kuzanye
azanjye isitari nawe ko nasanze nawe mu mandazi nisori guhita urima nyine nk'uko ari sevara yari kuriguha ndakira nahazi nese turabigenza uko rero narizaniye se tutari warimari siko usigaye warahindutse ishimwe nakumva ariko wavuze ngo ushaka kujya kunyara ibi ni ibikemura bihe nese na papa hari none igihe nakuzaniye wanzaniye kandi mbona asa nabi yayo sha hano bidasa reka n'indi yikorera se niba washakaga no kujyana umwanya y'ubwira kuko nkabutandukira byoroshye ntari kuzaniye wari warinzaniye kandi asa n'ayanjye muranshebeje ariko muranshebeje cyane ariko sheri nafashwe nese ubundi byagenze ute kugira ngo uyishyire mu mufuka nafashwe sheri muranshebeje n'ubuze byose bwose sheri nyine koko ubuntu turi sevarati yari igiye kugenda neza none igeze nabi ubu mbuzaho ndigitira nese koko nibyo wanzaniye uzi ko papa yambwiye ko umuntu ashaka mpita ndigitira mwana nese ubundi yabibonye ate mbabarira abibonye ate reka mubwire ukuri kose koko sharika bikamubwira sheri mbabarira ngereka mubwire ntabwo nkunda ibintu nk'ibi koko nk'uko yabivuga reka nanjye ntabwo mbikunda umujura ingegeri cyangwa byose ngavuze nabi amatsi nise ntabwo abivuze cyangwa mvise nabi ni papa bivuze sheri mbabarira kabisa ntabwo papa akunda akajagari nkawe ahubwo ashaka gutaha basi se wanyemerera bikahita birangirira iki njye ntabwo nakomeza gukunda irindazi rimwe irindazi rimwe ejo wagaruka wenda bibonye yicaye hariya cyangwa yabibonye wenda ryari none se ubu rero urukundo rwacu ruri mu ndobo y'amandazi uteze n'ejo wasanga na telefoni hano mu ntebe ukayibika tukayibura watazi sheri wowe ntiwangambaniye ntabwo kugambana gute wazanye indobo yuzuye amandazi wamubarira se basi ugataha biciye mu mucyo nta n'umuntu twiteje dore papa we yabibonye kare ariko nyine ntuzongere kumuhamagara sibyo ndetse ugiye kubitwara se nta nubwo ukihesha agaciro ntabwo mbishaka ahubwo nkawe bayi ego ya ntumbaga ninyuze inyuze he papa yagiye namwirukanye aragiye nari ngize ngo kigiye kwiba dore si uko ejo bundi wazanye intumbaga nahangaye kandi ntwara televiziyo papa ariko buri gihe nta kintu kizima wabona kereke ngegera bayibonye mwarurabwo n'uwo mwahuye muwuhe muri ingoti papa wanyemerera ukaneka nkumva niki twarahuye ndakwiyamye ndavuga ati noneho ufashe icyaha
ariko kutanshubije mwahuriye muhe muri ngotoko papa twarahuye yambwira ko afite imodoka yego barabonye ntabwo yatwi cyangwa asanze kiyegamye kugira ngo ni iyaje umuntu fayi kwere tunga ngegera akantu kangana uko imodoka papa noneho ngiye kureba nkubwiza ukuri gashe nkubwiza ukuri sibyo nguhane wa mwana we dore papa nta kibazo niyo wamuhita nabyemera dore none nzajya kumva ngo baguteye inda wahitanye n'amayirine ku muhanda papa ndamwirukanye ndamubwira ati nejo bundi wasanga hano hari telefone ukayitwara kutamwirukanye kare papa tujye tuvugisha ukuri amaso uri mu ndindagirira ikimara ntabwo wabonaga ko birabifuka byari bari mu mutwe w'umuntu papa urukundo niwe sawa reka tuvugisha ukuri reka tuvugane ibingibi sibyo singeneye undi musore ahangaha n'umwe uri muranyumva nese uzamuresha kwa Maritina arahetse ntaho abasore bari uzamuresha ngo bariraburaga haruguru kwa rushigaje iki nta basore bari nese uzamuresha banyize ntabwo bagarukiye mu wa gatatu kugira ngo wibuke ko batakoze wibuke ko bagarukiye mu wa gatatu primaire ntibazi gusoma ntabwo ari gusoma nawe bariho nkubyiza ukuri nta kirimo arimo ngeneye none nahuye na Marine nijyanye kwa Karori ejo nahuye n'indagera nijyanye kwa Karori icyo ntorabe muri bigware kwa Karori cyo nzaze mu gishanga bajugunye bakubise bagize neza ntabwo nkubyiza ukuri rero sha uri muranyumva turi ndazi ukora turi kukoshya usigaye ukora utuntu tungana nk'udutunganyije nabivugaga mbizi ko ari ingegera nese papa irindazi nari mbizi ko ari amandazi nabaho n'ibitunganyije ifarini yarahenze niyo mpamvu mubyiza ukuri witonde mu byo ugenda amadoro urashyushye sha uratogota n'impamvu so urakuze cyane ku buryo uyobora Marine nzima ukaza ukicaza kwa Karori ubu urabona uri umukecuru uriguyeho sha wari sitayeho sawa genda witonde ukora ibyo ukora wige urumva ushyira ubushyuhe hasi hasoni tayi cyane mbwirirwa ngo ibyuma hejuru se mwana ubundi ubwo yaba ari umukwe muzima ukazutse bya byuma mbaho byiza ukuri dore ngiye hepfo kureba numvishe ku gitoki cyanjye niba ngo cyaguye ntagewe ntangegera ngeneye ahangaha zakubwira igihe nikigera baracyafite imyaka mike zakubwira igihe nikigera kandi urukundo uzuruzizana ntabwo ari ziriya nkumbagana koko kigareretse mu mapana ngo ngiye kwiba kwa Karori nakubonye ubwa mbere ngira ngo ndi kurota buri wese siyarazi undi nagize ngo ndi kurota nibagirwa nicyangezaga watumye umbabarire suvuge ko nawe atariko bimeze kuko ndakuka umutima